byari bikomeye. Uyu mwana mva muvandi ni ubuhamya, yararwaye ararwara bikabije, ararwara hahandi utari bubone n'umuntu uri bugufashe gusenga. Rero mu by'ukuri natwe twaratunguwe, tubanza no kubishidikanyaho, twabate se bwa burwayi bukijijisha, tubanze kubishidikanyaho. Ariko byaje mu gihe cy'uburwayi, byaje mu gihe cy'uburwayi, bwa burwayi yari afite ahubwo burakize, yatangiye guhanura. Turavuga tuti ni satani wiyoberanye, tubanza kwanga kubyemera. Umwana kaza ariko ngenda mbyakira kuko ari nibyo yamanuriraga rimwe na rimwe nkabibona. Akora reba ngiye mu byo kuri mfite business, kandi iyo business yayimpanuriye muri corona, turi muri guma mu rugo, nta kintu arambwa ati business yanjye arayihanura. Inyamaswa ya mbere ikwiriye gutinywa buriya ni umuntu aba mwiza, umuntu akaba mubi, sibyo? Umuntu yagukiza kandi akanakwica, umuntu wamufasha ariko ejo ntabiha agaciro. Uyu munsi wa none uri kundeba, Imana ize kugutoranya ube incungu y'umuryango wawe. Matorero huzemo abarangi b'abarozi, ariko Imana irambwiye ngo igiye kuzana umweyo, kandi igiye kuzana akayunguruzo ivangura isukari ndetse n'umucanga. Nongeye kugushimira wowe udukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe, kandi turakwishimiye, turagusuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe. Kuri kamera nk'uko mubibona turi kumwe na Shyaka amakuru. Kuri ni meza, Yesu ashimwe. Mwese mudukurikiye, Imana ibahe umugisha. Nishimiye kongera kubana namwe, Imana ibameye umugisha. Uyu munsi turi kumwe na papa, nibyo? Yego niwe. Uyu munsi wifuje ko ukora ikiganiro kumwe na papa, kuki wabyifuje? Nuko numvaga ari ibibazo byinshi abantu bagenda babaza, ari ngo nsubirize, kandi numvaga ari na byiza ko twaterana mukanamubona. N'utahana mama buriya tuzazana. Reka tugirwe umugisha wo kumenya, cyangwa se abadukurikiye bagirwe umugisha wo kumenya ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro. Amazina yanjye nitwa Mugabe Robert, nubwo niteranwa n'umuhungu wanjye. Natwe no kuri twishimiye kuganira namwe no kubana namwe, kandi twishimira uburyo mudukunda n'uburyo mutwitaho, no kuri n'ikizere mwaduhaye cyo kuza kubana natwe nk'Isezerano TV. Murakoze. Shyaka, banza dusengere kugira ngo tutangire ikiganiro cyacu. Yego. Mwami mwiza, twongeye kugushima, turaguhimbaje kuri Imana y'urukundo, kuri Imana nziza. Muri kano kanya keza kumugisha twongeye kugirirwa nyiringa Imana, kongera kubaho. Wera wa Isirayeli tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana wo gushimwa. Turagushimye kuko ikwiriye guhimbazwa. Mwami mwiza, muri kano kanya keza kumugisha nkweretse zino gahunda kugira ngo ukomeze kubana natwe. Nkweretse zino gahunda kugira ngo ukomeze utugirire neza. Buri wese ugiye kuvuga umukozi karakumunwa, Mwami ugiye guterana bunyiringa Imana kuri kino kiganira gubwe neza, abone gukora kwawe zomene dotine topede vo controle dotine tokire de bovo ya sikamando dotine retopaini bovo ya. Mwami Yesu, ongera zomene dotine kutugarukaho bwa kabiri, twongere kugusobanukirwa kurusha mbere. Yesu, turagushimye kuko kwiriye gushimwa. Komeza kubana natwe mitima yacu, komeze gutuma tukumva kandi tugusobanukirwa, ni mu izina rya Yesu, amina. Papa Shyaka, hari wenda twifuje ko twaza gukorana ikiganiro gito kugira ngo wenda mbere yuko nkomezanya na Shyaka, mwakire mute cyangwa se n'iryari mwabonye ko Shyaka afite iyi mpano yivuga butumwa, impano y'ubuhanuzi? Mu by'ukuri muvandi, kino kiganiro cyacu kirakwiye kuko dufite aho twavuye, dufite amateka, ntago twayavuga ngo uyu munsi tuyarangize cyangwa se muri iyi minota watugeneye ngo tuyirangize. Hari igihe tuzicana mama noneho tukabivuga. Ni amateka kuko Shyaka uyu nguyu yaradutunguye. Mu kudutungura, kandi ntago yatunguwe wenyine, natwe twaritunguye, natwe ubwacu twaratunguwe n'ibyo Imana yadukoreye. Benshi ubu ntago babyumva bitewe n'ukuntu bari batuzi, bitewe n'uko iki, ariko icyo nakubwira, impano y'Imana ni nk'urupfu, biza bitunguranye. Umuntu mushobora kuba mwari muri kumwe aka kanya mwavuganaga bakabwira ngo arapfuye. Rero ni impano y'Imana n'ukwiza. Umuntu ushobora kuba mwari muri kumwe ukaba wagira igitangazo ukavuga uti
ese runaka twari tuziranye, runaka twabanaga mu kabari, runaka twari tugize gute, niwe usigaye uvuga rino jambo, niwe usigaye ameze gutya. Ariko ndakubwira ko impano y'Imana iratungurana, kandi nawe aho uri ntiwumve ko byarangiye. Nawe Imana yagusanga ugatungurwa, cyangwa se abari bakuzi bagatungurwa bitewe n'ukuntu wari uzi. Ushobora kuba wari ruharwa, wari umusinzi, wari iki, ariko Imana yagutungura abantu bakakuyoberwa. Rero mu by'ukuri twaratunguwe, kandi dugirirwa umugisha wo gutungurwa muri korona aho byari bikomeye. Uyu mwana mva muvandi ni buhamya, yararwaye, ararwara bikabije, ararwara hahandi utari bubone n'umuntu uri bugufashe gusenga, kuko muri iyi si ufite abantu bakurwanya, batakwifuriza ibyiza, ahubwo kandi noneho babandi bakurwanya karimo bagenda banakuvuga ibindi bintu, bagavuga ngo wagiye ikuzimu, ngo umwana impamvu arwaye, ngo nibyo wagiye gucisha. Tuba twarahuye n'ibintu byinshi. Noneho hahandi noneho biri bugusabe gusenga, nta mukozi w'Imana uri buhamagare, nta pasiteri uri buhamagare, nta muntu uri bwiyambaze. Bikaba ngombwa yuko ari wowe wenyine ufata umwanya, akaba ari we wihagarara, ukaba ari we ubaga ukifasha. Ni ukuvuga rero mu by'ukuri ni amateka. Iyi mpano ye yatangiye mu kwezi kwa 4 ku itariki 12 2019, mu bihe bitari byoroshye. Mwari muzi byari muri guma mu rugo. Umwana uyu nguyu nubwo umubona gutya, ngewe ku bwanjye ni amashimwe akomeye. Hahandi umwana yarwaraga neza ntitwasinziraga, turara dusenga, nta jambo nari nzi muri ngewe, ntaki, ariko Imana yarankoresheje. Nta wundi wabaye umuganga w'uyu mwana. Ijambo Imana yampaye muri nge niryo ryatumye muramburaho ibiganza, arakira. Nta zindi mbaraga nakoresheje, kubwo kwizera no gusenga. Numva Imana igeraho ngira ati ni wowe wo kubaga ukifasha, kugira ngo nawe urebe uburyo Imana ikora. Rero mu by'ukuri natwe twaratunguwe, tubanza no kubishidikanyaho. Twavuga ati si bwa burwayi bukijijisha, tubanza kubishidikanyaho. Ariko byaje mu gihe cy'uburwayi. Ni ukuvuga twagiye tubona umwana bwa burwayi yari afite, ahubwo burakize, yatangiye guhanura. Turavuga ati ni Satani wiyoberanye. Tubanza kwanga kubyemera, umwana akaza, ariko ngenda mbyakira, kuko hari n'ibyo yamanuriraga rimwe na rimwe nkabibona. Akambwira ati noneho bidatinze, kuko urareba ngiye mu by'ukuri mfite business, kandi iyo business yayimpanuriye muri korona, turi muri guma mu rugo. Nta kintu arambwira ati business yanjye arayihanura. Mbasha no kugushidikanya, urabizi umuntu utasanzwe yizera cyane, ukavuga uti birahera hehe, birava mu zihe nzira. Ariko byatangiye muri iyo korona. Business yanjye nubwo yatangiye muri korona, business yanjye ni business yanjye izwi no ku binyamakuru irazwi. Ngewe ubusanzwe ndi umuganga, ariko ubuganga bwanjye cyangwa business yanjye, nubwo nari umuganga, ariko nari umuganga ukorera abandi. Ubu ngubu noneho ndi umuganga usigaye nikorera, kandi nabihanuriwe n'umwana wanjye. Ni ukuvuga ni amashimwe rero. Abantu bashidikanya, hari n'abantu benshi maze guhanurira, kandi pe bakaza bavuga, batanga ubuhamya bw'amashimwe. Hari abo yahanuriye amamodoka barayabonye, baje no kumushimira. Hari abo yahanuriye amazu, n'abahanurira uburwayi, abantu bafite ikibazo cy'uburwayi. Nanjye cyaranani, urugero nanjye mba mfite abantu baba barananiye, nkabahuza nawe kugira ngo abasengere, kandi baraje iwanjye ari abarwayi baje kwivuza, ariko nkumva nanjye ngezaho nanirwa, nkabahuza nabo akabasengera. Rero mu by'ukuri impano ye ngibu ndayemera, utayemera sinzi ubwo ngubwo icyo yemera. Reka noneho turebe mwe mumufasha gute kugira ngo noneho iyi mpano ye, urumva yayibonye ariko aracyari umwana mutoya, akeneye kurerwa. Noneho yabibonye mu gihe, reka mvuge ngo adashoboye kubona ababyeyi b'umwuka bamuri hafi cyane. Ngira ngo ababyeyi nimwe mu muri hafi, noneho mumufasha iki kugira ngo iyi mpano noneho ibashe gukura kandi ntazatandukire? Ni ukuvuga icyo twebwe dukora, n'ubundi twebwe n'ubundi icyatumye akira akabona niyo mpano, ni amasengesho yacu. Rero ayo masengesho yacu aracyakomeje, ariko dufite n'abandi bavandimwe b'abakozi b'Imana bakomeza kudufasha. Wenda usibye iguma mu rugo yari ihari, ariko hari aho babasha byagiye cyo guterana abantu bakeya, bakabasha kuza kumufasha, bakamuzamura, bakamugira inama. Mbega nabo babaye abambere mu kumuzamura, kuko korona aho imaze kugabanukira, abantu batangiye guterana, twatangiye kwegera abakozi b'Imana, bamuba hafi, bamugira inama.
rero ni ukuri ubu ngubu bimeze neza, ariko nanone icyo navuga, uyu mwana iyi si yo mpano ya mbere. Ubundi mbere yari umwana ukunda umupira, yakundaga umupira, nari naramushyize no mu kademi akiri muto, yagifite ngira ngo n'imyaka ingahe 8, abanyamakuru baza, abano batoza baza mwishyurira amafaranga ya buri gihembwe cyo kwiga umupira. Noneho nza kubimukuramo arababara n'abatoza abaho yabaga mu ntara barababara, ndiko icyo gihe nari ntaranizera, naranabeshyaga ndababwira ntimuzanye none i Kigali kuri stade, none azajya yitoreza kuri stade, ariko narebaga inzira agiyemo nkumva ibintu by'umupira. Murabizi kuba ufite umwana ubu ngubu ngana gutya, urimo guhamya Imana, arimo kuvuga Imana, uzi yuko hanze ahanga hari ababaswe n'ibiyobyabwenge, hari ababaswe, ni ukuri nishimwe rikomeye. Ntago nge namuca intege, ahubwo ngewe muha umwanya agakomeza agakorera Imana. Hari igihe ajya no mu masengesho ambwira, wa mwana we, amasengesho y'iminsi 3 ngana gutya wagiye basi ubanza kumiki, ati we, ati papa, ati nge ndayishobora, ati nanjye nimbona ngiye kunanirwa, ati nawe uri umuntu mukuru uzajya ungira inama. Nkabona umwana amasengesho arayashoboye, ashoje y'umunsi, ejo agafata y'iminsi 2, ejo agafata y'3, nkabona ameze neza rwose. Mu by'ukuri arandusha impano, ahubwo ni nawe umugura ubu ngubu, cyangwa akajya kubona nkabona Imana iramubwiye ngo ugomba gufata ababyeyi bawe mugafata amasengesho y'iminsi, cyangwa mukabugira gutya. Ubu mbega ni usigaye aduhugura. Murakoze cyane. Ubona iyi mpano ye ko niba yarafata igihe kinini asenga bidashobora kuzabangamira nk'imyigire ye cyangwa se iterambere rye ko akiri umwana muto? Agize amahirwe yakwirumurira mu Mana, kuko nta ijambo riravuga ngo uwugiye mu Mana nta gihombo aba afite. Nuvuga wirundumuriye mu Mana, no kuri nge ngize amahirwe yakwirunduriramo, ariko ngerageza nyine kubera ko ari umwana, nanjye nkaba ndi umuntu mukuru kandi afite n'abakozi b'Imana bamuba hafi, bafite ukuntu bagenda bamufasha bakamuganiriza, nanjye nkamuganiriza, kuko urareba nawe bitewe nuko akiri umwana arumva yakora nkuko aracyafite amaraso ashyushye. Rimwe na rimwe usanga ahubwo ari twebwe tumurimita, tukagira gute, tukamugira inama, ariko kubwe aba yumva yajya no ku binyamakuru hehe, akajya no ku biki hose akavuga, kubera ko afite impano muri we. avuga ati igihe cyanjye ni iki ngiki, kuko nanjye hari igihe nabayemo, hari igihe ababyeyi banjye babayemo tudakorera Imana, nanjye ikigihe mwandetse nkakorera Imana. Tugomba kuyikora, ariko nanone bigenda umurongo ku murongo cyangwa intambwe ku ntambwe. No buryo ngibyo rero rwose ngira amahirwe yakomeza agakorera Imana. Yego, reka twizere ko ubutano no tuzagana turi kumwe na mama kugira ngo noneho mutugire neza. Wari wansabye ko twakorana umwanya muto kugira ngo ujye ku kazi, reka tukore ko ugiye ku kazi noneho dusigana na Shyaka. Ndasezera abadukurikiye, kandi ni ukuri ibyo twebwe dufite ubidukeneyeho twabasha kubisangirana nawe. Ntago turi abantu, hari abantu kuri iki gihe ushobora gusanga impano y'Imana bashaka kuyibyaza umusaruro wabo, bagashaka kuyikuramo inyungu kuruta uko Imana yabatumye, cyangwa se babashe kugaburira abandi bantu bashonje mu ijambo, bafite amatsiko yo kugira ikintu bamenya mu ijambo ry'Imana, bafite ikibazo cy'uburwayi. Umuntu ugasanga niba akubwiye ngo ikibazo cy'uburwayi insengera, ugasanga umuciye ikiguzi cyo kumusengera, kandi wowe iyo mpano nta kiguzi wayitanzeho. Ni ukuri ngiye biranshimisha cyane iyo abantu bahamagara bavuga ati mudusengere, numva nta muntu tuzaka amafaranga, kuko aho iyi mpano twayikuye cyangwa ibihe twavuyemo turabizi, uburyo twari tumeze, uburyo twari duhagaze, nta muntu dufite wadufasha, ntaki. Twebwe twiyemeje kugira ngo dufashe umuntu nta kiguzi tumusabye. Rwose murakoze, nabasezeraho, kandi mukomeze mudukurikire. Kandi n'abantu basenga, hari abapasiteri badukurikira bashobora kuba badufasha bakamugira inama nawe yaba kuri telefoni. Turemera guhugurwa ko turacyari bato mu mpano. Urumva ntago waba umaze imyaka 2 cyangwa umwaka ngo hwane n'umuntu abafite ibintu byinshi akurusha. Twe turacyakeneye kwiga, ntago turi abantu bavuga ngo turihagije, turacyakeneye kwiga no gufashwa. Mukomeze mutugirire neza, mudukurikira, munatugira n'inama. Kandi muntu ufite ikibazo kuko akenshi ubu ngubu ninjye urimo kwitaba telefoni ze nyinshi cyane, kuko nta telefone aragira, aracyakoresha nomero z'ababyeyi, ugasanga
rimwe na rimwe ugasanga kubera abantu yakiriye cyangwa se abantu bamukeneye utagiye kumurimita we muri we yumva yakomeza agasenga, ariko tugira igihe cyo kubarimita tukagira ukuntu twandika tukavuga tuwe tuzagufasha iki n'iki cyangwa nugerwaho tuzagusengera, tuzaguhamagara tugusengere. Ariko nukuri abaduhamagaye twabashije kubavugisha tutarabavugisha si uko twabaretse, ahubwo namwe muratahiwe tugenda ku murongo uko umuntu twamwakiriye mbere babaye benshi. Yego abadukurikiye njya mwabyumvisha ntago shyaka cyangwa se ababyeyi baba banze kubakira, ahubwo nuko abantu baba babaye benshi, ariko buriya bazajya bakomeza mwese babitaba. Reka tugushimire ko umwanya waduhaye, reka dukomezanye na Shyaka tukurekure ujye mu kazi. Shyaka twari turekuye papa kugira ngo tubanze tuganire, ese kuki wari wifuje kuganira na papa, gukora ikiganiro uri kumwe na papa? Impamvu nari nifuje gukora ikiganiro ndi kumwe na papa, papa ndamukunda cyane, ariko ababyeyi banjye ndabakunda ariko cyane papa ndamukunda. Nubwo abahu abana ngende umuhungu, hari abantu benshi bakunda vanga ngo ndi umukobwa, yanjye ntabwo nsa n'abakobwa, ngende umuhungu, ndi umuhungu kandi ushima Imana. Nitwa Shyaka Robert. Impamvu nifuje rero ko dukorana na papa, hari ibintu byinshi yagiye ababwira kandi numvaga ari iby'ingenzi byanamfashije, kuko buri ari kuvuga mba numva harimo kuvuga kandi ayobowe na Mwuka Wera. Niyo mpamvu nifuje ko tuza kuba twaterana, kuko by'umwihariko numvaga nshaka ko tuba twicaranye hano numva arimo aravuga karanyinspira cyane, mba numva ari role model wanjye, nubwo atari pasiteri cyangwa iki, ariko mba numva anshimisha. Niyo mpamvu rero njyewe nifuje ko tuba twaterana. Naho tumaze iminsi mu bihe byaguma mu rugo, ese yiguma mu rugo wayikoresheje ute, wayikozemo iki, byari bimeze bite? Murakoze. Mu rugo se hari umuntu wayakiriye neza ra? Ntawe. Ikibazo si uko wayakiriye, nshaka kumenya uko wayikoresheje. Nayikoresheje, okay? Nayikoresheje neza. Ntabwo mbere hari abantu bayikoresha bakajya mu nzoga, hari abantu bayikoresha bakanywa ibiyobyabwenge, hari abantu bayikoresha bakanika uburozi bwabo, hari abantu uburozi bwabo bari barabwanitse barabuze ukuntu babwanika ngo bwume, bakabwanika muri bedama mu rugo kwako n'izuba, none twaturi mu gihe cy'izuba bagata babwanika kugira ngo baroga abantu. Hari ababikoresheje nabi pe, ariko ngiyewe ku buryo bwanjye umuntu bizi, papa niwe bizi, uriya nayikoresheje neza, kuko ngiye Imana ngewe barumva buri gihe akanya kose nshobojwe ko kuruhuka nagakoresha mu Mana. Guma mu rugo ngira ngo ni ibyumweru nka 2 cyangwa 3. Ibi byumweru 2 nabikoresheje neza kubera ko narasenze ngira no kongera gusobanukirwa mpabwa n'indi mpano. Impano nongeye guhabwa ni impano yo kugira yo kuyoborwa. Menya se ndakora iki, ndajya he, ndavuga nte, ndakora iki. Byaramfashije nkuko iyo navuga nko kugambira guca mu nzira, Imana ikambwira ngo yaca muri iyi ngi, kandi iyo nzira nciyemo ikabasha kugira kubasha kumbera y'umugisha, nkahuramo n'umuntu kandi numvaga nkeneye. Byaramfashije rero yiguma mu rugo ngiye ntago nayikunze, ariko nayikoresheje neza. Yego murakoze. Shyaka wenda hari ikintu derutse gukora cy'ubuhanuzi wavuze Imana yaguhaye bwo muri kwezi kwa 8. Ese mu magambo make ubundi ra message umaze kuyitanga ni iki wifuza ko abantu bakora kugira ngo ibyo Imana yagutumye wenda babe bakwirinda ingaruka zabyo? Ngiye sinari ngamije gutera ubwoba cyangwa se kugira gute, nari ngamije kugira ngo mbaburire. Imana yari yampaye ubuhanuzi, yambwiye ngo mbaburire mbabwire. Ndashimira n'abantu ko babifashe neza, batabyakiriye nabi. Message nayihawe mu buryo bukomeye, ntabwo nabashije kuyikuvuga nkuko nari nayibonye, ntabwo nabashije kuyitanga nkuko nari nayihawe. Kubera iki? Kubera ko naritanze, ariko ntabwo nayitanze mu buryo buremereye nk'uburemere Imana yari yabumpayemo. Yari bebumaye mu buremere bukomeye cyane budasanzwe.
kugira ngo ubonaga abantu ibintu byose byahangayitse. ko wari wababuriye se wifuza ko bakora iki none cyangwa se Imana yakubwiye ko ishaka ko abantu bakora iki? Nashakaga Imana mbwenge ngo abantu bose bahindukiye bari kubona akaruhuko bakakabyaza ibintu bitari byiza, bari kubona uburyo bakabukoresha mu buryo batari bwiza, bakabona amafaranga bakananirwa gutungisha imiryango yabo kandi imiryango yabo ishonje. Bamwe bakirukanka mu bantu b'abapasiteri mu biki byose bakabarya amafaranga yabo. Ariko ubu ngubu byabashije kuba byamfasha kuyitambutsa ko hari abantu bayakiriye neza. Kuko ino message nayo nayitanze kugira ngo buri muntu wese ahari azi ko yagomeye Imana, azi ko atakiri mu Mana, cyangwa se yumva ashaka gukizwa ahindukirira Imana. Kandi ndakeka neza ko ntabashije guhamagarwa nabumvishe iriya message, kuko abantu 100 ingaye ntago ari bo bamamagaye, ariko abayumvishe ndahamya neza ko hari ikintu yakomanze ku mutima wabo. Yego, murakoze. Kandi ikindi ndashimira leta yacu, ko leta yacu yabashije kuba yaduha ibidukwiriye. Abantu ntibakadubwire guma mu rugo ngo abantu twege tuyibyaze ubusaruro mu buryo butari bwiza. Niba guma mu rugo igiyeho yikoreshe mu buryo buri bwo, nibigiyeho tuza uyigemo neza kugira ngo tuzigame amagara yacu kandi tuzigame n'ubugingo bwacu kandi tutabangamiye na leta. Ako kantu reka nkavugeho rwose. Murakoze. Cyaka uyu munsi waduteguriye iki? Uyu munsi nabateguriye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nabateguriye muri buze kuryumva nagaseke napfundekeye, ariko ndi buze kuryinjira mu mizi, nze kuri sesengura ku buryo buri wese ari bubasha kuryumva kandi basha gukomanga ku mutima we. Bifite intego ngo urifite intego yo kuba ndashaka ko buri muntu wese ufite ubwoba n'abantu, kuko muri iyi si inyamaswa ya mbere inyamaswa ya mbere ikwiriye gutinywa buriya ni umuntu aba mwiza, umuntu akaba mubi, sibyo? Umukozi marika nawe ngira ngo akakantu akazeho, umuntu yagutabara yagukiza kandi akanakwica. Umuntu yaguhinduka cyangwa se akagumana nawe, umuntu wamufasha areruye. Yesu ashimwe cyane. Umuntu wamufasha ariko ejo ntabiha agaciro. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu nshaka kuza kuvuga ku ijambo ry'umuntu ariko kanini nk'amoza ku murozi, ko abantu babarozi. Uzi ko umurozi udukurikiye iri jambo rize gutuma uhinduka, kuko nudahinduka imigambi Imana igufitiye ntabwo iri buze kukubera myiza. Reka tuguhe umwanya noneho kugira ngo tugezeho iryo jambo. Murakoze rero, nkuko nabibwiye, ndabanza kubisegura ku bantu batajya babasha kuba bambona ariko kuri telefone, ariko noneho tugarutse tongeye kugirirwa umugisha wo kongera kuba nagaruka kuri no televiziyo. Tugiye rero kwiga ijambo ry'Imana rifite amavuta ku buryo bwanjye, nawe rero ubushe kuba ryaguha amavuta, ariko mujye muhamagara rwose, mujye muhamagara, nimukajye mugira ubwoba, nimukajye mugira iki, mujye muduhamagara tubava, uko natwe twahawe impano kugira ngo dufashe abantu mu buryo bwo gusenga. Ariko mu kintu cya mbere ngomba kuvugaho, abantu mugire kwizera. Abantu mufite amatsiko n'inyota byo gushaka gusubizwa ariko mudafite kwizera. Mubanze mushake kwizera kandi gusenga kwanyu mugira ubwenge. Hari abantu basenga batuka abandi, hari abantu basenga bakubita abandi ngo muri gukubita abantu. Oya, senga neza, usenga uwo muntu, kuko iyo gusengera umuntu umusabira ibyiza n'amakara yaka uri kumurahuriraho. Rero ubu ngubu tugiye kugirirwa umugisha wo kwiga ijambo ry'Imana riboneka muri Samweli wa mbere ibice 16 kuva ku murongo wa 4 turageza ku murongo wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Samweli atoranya Dawidi ngabo umwami. Uyu munsi wa none
uri kundeba, Imana ize kugutoranya ube incungu y'umuryango wawe. Uyu mwanya turi kuvugana uze kuza kuba wabera w'agaciro umuryango wawe. Uyu mwanya turimo turavugana uze kuba waba agaciro muri karitsiye utuye. Uyu mwanya turimo turavugana uze kuba w'agaciro muri famiye yawe. Uyu mwanya turimo turavugana uze kuba w'agaciro mu rusengero usengeramo. Uyu munsi turimo turavugana uze kuba w'agaciro mu murimo ukora. Uyu munsi turimo turavugana uze kuba w'agaciro mu murimo runaka cyangwa mu gikorwa runaka. Ngo Samuel atoranya Dawidi ngo umwami. Oya ariko ntago ari Samuel muto, ahubwo Imana itoranya Dawidi ngo umwami. Ahubwo ubuhanuzi tubabuca muri twebwe Imana yabuduha. Yesu ashimwe cyane. Na Samuel rero kugira ngo Dawidi abashe ko yaba umwami byaciye muri we. Zomene dotine to pain kire control. Zenebovoya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko Samuel akora uko Uwiteka yavuze. Ajya i Betelehemu, ageze abatware b'umudugudu baza kumusanganira. Bahinda umushyitsi baramubaza bati mbese uzanywe n'amahoro? Yesu ashimwe cyane. Oya mu muryango we baze guhinda umushyitsi. Muri karitsiye utuyemo baze guhinda umushyitsi. Ukwanga wese aze guhinda umushyitsi. Aze guhindishwa umushyitsi n'izina ryawe. Aze guhindishwa umushyitsi n'ibyo uvuga. Aze guhindisha umushyitsi domene dotine to pain. Ariko ntuze guhindishwa umushyitsi n'umurozi kuroga. Ntuze guhindishwa umushyitsi n'umwanzi ukwanga. Ntuze guhindishwa umushyitsi n'umunyeshyari ufite aya masa. Ahubwo zomene dotine to pain kire. Uze guhindishwa umushyitsi n'icyo uzaba cyo. Ejo icyo uzaba cyo kikugendamo. Ejo icyo uzaba cyo kikubamo. Ejo icyo uzaba cyo kiguturamo kikakugendamo. Oya usambana kikurimo. Oya unywa inzoga kikurimo. Zomene dotine to pain essence to pene bovoya. Oya ibyo byose biba ukirimo. Icyo uzaba cyo kirakugendamo. Icyo uzaba cyo nicyo kigushaka. Icyo uzabamo ntago ari wowe ugishaka. Zomene dotine. Oya zomene mando dotine to pain essence kire control dotine. Icyo uzabamo nubwo ukingiranye uri ahantu utagaragara, ariko icyo urimo kizagukomeza. Ariko nubwo uri ahantu bakuvuga, ariko nubwo uri ahantu bakwanga, oya ntuterwe ubwoba n'ibyo. Ahubwo zomene dotine wangwa n'abantu 200 ariko ugakundwa na 3 kandi b'umugisha. Ndagira ngo zomene mando dotaya to pain kire sense kire control dotaya. Ndagira ngo uyu mwanya turimo turavugana uze kumvira ijambo ryawe. Iri jambo ndi kubukubwira rize gutura muri wowe, rize kuguma muri wowe, uze kwirinda ko riza gusohoka muri wowe. Arangije ngo ajya i Betelehemu, ageze abatware b'umudugudu bamusanga. Kumusanga nirabahinda umushyitsi baramubaza bati mbese uzanywe n'amahoro? Oya hari igihe urya mu muryango bakakubaza ngo se bimeze bite. Hari igihe uba ufite ikibazo cyo kutabyara akakubaza ngo se byagenze bite. Oya hari igihe urwaye kanseri bakubwira ngo se bizagenda bite. Ariko ndimo kubona Imana ikiza indwara. Ariko ndimo kubona Imana ikiza kanseri. Ariko ndimo kubona Imana ikiza za diyabete. Ariko ndimo kubona Imana hari ibitangaza irimo kurema. Ariko ndimo kubona Imana kubitabarozi benshi. Robert de Vodotine sense control zone bovoya. Oya ndi kubona zomene mando. Nabona gitanura ry'umuriro waka. Nabona umuriro waka cyane ugurumana zomene tokaine sense to pene bovoya. Retepo essence mando control dotine. Nabona gitanura ry'umuriro waka. Nkabona abarozi bose bari kurwa muri iryo tanura. Nkabona abantu benshi bari kurwa muri iryo tanura bashirira. Imana irambwira ngo mvuge ngo buri murozi wese zomene dotine topete kutaye. Irambwira ngo buri murozi wese agiye guhangana n'izina ry'Imana. Imana irambwira ngo umurozi ukuraga ntago agiye guhangana nawe, ahubwo umurozi ukuraga agiye guhangana n'Imana ubwayo. Tokere bavuga sika control dotine. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nubwo nimwite ku bugufi bwanyu, nimwite ku bubwiza mudafite, oya nimwite ku mafaranga mudafite, ahubwo mwite ku Imana avuganye namwe. Zomene control dotine to pain kire mando. Dukomeze ijambo ry'Imana ngo ati ni amahoro nzanwe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi Yesayi n'abahungu be abahamagara kuza ku gitambo. Yesu ashimwe cyane.
oya aba mu muryango wawe bazaza bagukurikiye, oya amahanga n'amahanga azaza ku buzima bwawe, oya witerwa ubwoba dopete sanse kire controle de time. Nimo kubona hari ibintu Imana iri gucangura ropete sanse nabonaga Akayunguruzo controle mantoto pai ni kire kontomando rete payasika rope ene bovo aya arete kura ini bovo. Nabonaga Akayunguruzo harimo abantu dopere de sanse bafata umucanga bakawuvanga n'isukari. Mbona umucanga robe bashaka kufata isukari kwayo n'ubutaka kwayo, mbona bafasha Akayunguruzo kanini bashyizemo wa mucanga ndetse n'isukari bivanze. Bamaze kubishyiramo mbona isukari jukwayo, mbona ibitaka bijukwayo. Imana irambwira ngo ije gufata ibyiza kwabyo n'ibibi kwabyo, ije gufata abantu bafite umumaro n'abadafite umumaro, ije gufata abarozi n'abatari abarozi ibashyire ku ruhande. Maze Imana robe de sanse kire controle de time topai. Mbaze mbona umweyo munini cyane urimo kuza ukubura bya bitaka. Imana irambwira ngo mbabwire ngo abarozi bagiye gukuburwa zomene controle de time topai abovoya. Kadukomeze ijambo ry'Imana. Ati ngo nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu aribwira ati nukuri Uwiteka yimekisha amavuta ngo imbere ye. Oya barareba bati mu muryango uyu ni ufite amafaranga, barareba bati uyu nguyu mu muryango ni ufite agaciro, barareba bati domene dotani topaini kire controle zomene bovoya sika, barareba bati runaka uyu nguyu niwe wakwicara aha, barareba kavuga ati uyu nguyu kubera ko afite ubwiza niwe wabuye runaka kazomende controle totali ni povo. Ariko nagere ngo mubwire ngo niwite kuri ibyo ngibyo, niwite kuri Eliyabu wawe, ahubwo uze kwita ku bwiza bwawe Dawidi we zomene controle topai de bevoasika. Oya ngo Samuel yarebye nk'umuntu, Samuel ashyira muri logique nk'umuntu, ariko Imana iramubwira ngo logique yawe irapfuye Samuel. Topere de bovasika. Imana nifite logique ishobora kuba yareba ituye umuntu runaka ati nukwiriye ibingibi zomene control, abandi bose control topaya, abandi bose wapi dopere tekire sanse control yotaye. Oya aritegereza, oya yararebye, oya aravuga ati oya uyu ngo yatunze amamodoka, ati yatunze amazu, oya araroga n'isazi gapfa, oya uburwayi burakomeye, oya ibingibi bimeze gutya, ariko dotine topere controle mando dotine. Ibyo ngibyo ntago ari by'Imana iri bigiteho, ahubwo wowe uri mu ishyamba humura Imana iraje. Ngo niki wayihaye iyo mana ya wembese niki wayikoreye iyo mana ya benshi barapfuye urasigara, mbese niki wayikoreye iyo mana ya we niki wayihaye iyo mana ya wembese niki wayikoreye iyo mana ya we benshi barapfuye urasigara, mbese niki wayikoreye iyo mana ya. Oya benshi bagiye mu marimbi, oya benshi bapfuye, oya benshi bakoze impanuka, oya benshi kanseri zabishe, ariko ngo niki wayihaye iyo mana ya we mbese niki wayikoreye iyo mana ya we benshi barapfuye urasigara, mbese niki wayikoreye iyo mana yawe. Oya nibitegereza ngo barebe batyo, oh ropati sanse kire controle de taille, nibabona ubwo butayu uri muzabovamo. Ariko Uwiteka abwira Samuel ati nturebe mu maso cyangwa ikirere cye kari kirekire namugaye. Haleluya 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 haleluya. Yesu nagushimye controle de taille topai. Oya ngo nurebe mu maso ye, oya nurebe mu modoka atunze, oya nurebe ikirere afite, oya nturebe ukuntu Robert San, nurebe uburozi ukuntu aroga, oya nurebe abapfuma ajyamo, oya nurebe kanseri yawe ukuntu imeze, oya nurebe uburwayi bwawe uko bungana, oya uzomene the train. Oya nturebe mu maso cyangwa ikirere cye, oya uwo siwe oya hari uwasenze sha, hari uwarayasenga sha,
hari uwagiye mu mazi sha zomene dotayini topa, hari uwazamutse imisozi sha, hari uwabyaraye adasinziriye sha, hari ushaka Imana amanywa nijoro, uwo nguwo ntaryama, uwo nguwo ntasinzira arashaka Imana. Oya zomene abo ngabo barya amafiriti bakarya za mayoneze bagahaga bakibagirwa Imana. Oya abo ngabo hari umuntu, oya nubwo ari abo ngabo batazwi ariko hari umuntu, nubwo hari abantu batazwi ariko arahari, nubwo hari ibihumbi nubwo hari abantu bapfukamiye Bayali ariko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Niki wayihaye iyo Mana yawe, mbese niki wayikoreye iyo Mana yawe, niki wayihaye se? Benshi barapfuye wowe urasiga, ariko se niki we wayihaye? Dopayini kire control mandodota. Oya ntuturebe mu maso, niwirebe ukusa, niwirebe ukomeze, niwe uko bakuvuga, niwite ku magambo yabo, ahubwo wowe wite ku cyo Imana yakuvuzeho. Reka dusimbuke cyane tumanuke hepfo. Ngaramusubiza ati hasigaye umuhere, aramubaza ngo abasibo witeka yatoranyije. Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose naba? Oya hari umuntu wari wibagiwe, oya hari umuntu atazanya kandi uwo niwe w'agaciro, hari umuntu utaraho ngaho kandi uwo niwe ufite umumaro. Ngo niki wayihaye iyo Mana yawe, mbese niki wayikoreye iyo Mana yawe, benshi barapfuye urasigara, mbese niki. Nimwite ntago mfite ijwi ryiza ariko mwihangane n'akaririmbo gusa kaba kanze ngo baririmbe. Umva oya n'abana be bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuherereze, ariko aragenda. Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amuzane kuko zomene amaze atababoneka ataraza. Oya muzane zomene control mando dotayini topayini kire. Arangije zomene control aramubaza ati Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzere kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu, yari umuhungu w'inzobe kandi uburanga, nuko kandi w'igikundiro. Witeka aravuga ati haguruka umusuke amavuta. Ni uwo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be, uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka ukageza kuri Dawidi. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Yesu ashimwe cyane. Ayo mavuta yabasukiye imbere y'abakuru be, ayo mavuta yasukiwe imbere y'abantu, ayo mavuta yasukiwe imbere y'abanzi be, ayo mavuta yasukiwe imbere y'abarozi be, ayo mavuta yasukiwe imbere y'abamwanga. Ayo mavuta yamusukiye imbere y'abanyamugirira ishyari. Umva Imana niza kukugira neza izakugirira ishyari imbere y'abakwanga. Imana niza kugutabara izakugirira neza imbere y'abakuvuga. Reka nkora icyanzanye rero. Nari mbanje kubagezaho ijambo ry'Imana. Reka twanzike. Nateganyije ko nza kuba nabagezaho iyerekwa nahawe ndimo kugira ijambo. Nashatse ijambo n'abantu, kanze mbwira abantu ijambo ry'Imana uko bakeneye umutsima ndetse n'isosi. Abarozi ariko we muntu ufite umuntu ukuruga, we muntu ufite umuntu kwanga, we muntu ufite umurozi. Oya mva mu matorero dufitemo abarozi, muri korari dufitemo abarozi, ahantu hose dufitemo abatwanga kandi babarozi. Ariko Imana irambwiye ngo umuntu wese ufite umuntu ukuruga humura kuko birarangiye. Potere kire control dotayini. Wowe muntu ropayini kire control mandrozo mene dotayini. We muntu ufite umuntu guseka amanywa nijoro. Oya we muntu ufite ukohereza amahembe. Imana yambwiye ngo abarozi yabarambiwe. Byabatumye abantu banga kumva, batuma abahanuzi banga kumva, batuma abakibose abapasiteri banga kumva. Mu bapasiteri ku ruhimbi huzuyemo abarozi, mu matorero huzuyemo abarangi b'abarozi. Ariko Imana irambwiye ngo igiye kuzana umweyo kandi igiye kuzana akayunguruzo ivangura isukari ndetse n'umucanga. Izo mene control mando dotayini. Ngiye rero mu mwanya
wo gusengera abantu, ariko nagira ngo icyo kintu mutemenye abantu abarozi benshi abarozi benshi bagiye gukorwa n'isoni, abarozi benshi bagiye guseba, abapfumu benshi bagiye kubura abantu. Imana igiye gutarura intama zayo. Murakoze, reka dusenge Imana. Umuntu wese ufite ahantu arwaye, umuntu wese ufite ikibazo, tugiye gusenga Imana maze igire ikikora. Witeka uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga. Muri kano kanya ndagushimye, muri kano kanya ndaguhimbaje. Topaini kire sanse kire controle do tiny. Ndaguhamagaye ngo wigaragaze, ndaguhamagaye ngo witamurure. Dore nkweretse abarwayi, dore nkweretse nyiringa Imana basizwe bonyine, dore nkweretse nyiringa Imana bafite abarozi babaroga amanywa nijoro, kugira ngo bakize, kugira ngo bagenderere, kugira ngo imbaraga zabo zibabeho, basha kugira ibyo ukura ku buzima bwabo, basha kugira ibyo ukura mu mitima yabo, basha kubomora Mwami mwiza, basha kubagira neza Kristo mwiza. Ukuri Imana ihambaye, ukuri Imana ivuga bikaba, ni wigaragaze witamurure, ukora kwa ndetse n'imbaraga zawe ziganze kandi witegekere, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Nimero zanjye yako ni z'ababyeyi. Ubundi reka ngera akantu babwira ku bantu bahamagara amasaha arenze 3 z'ijoro. Guhera ngiye mfata abantu guhera mu gitondo 2 za mu gitondo nkageza saa 3 zuzuye, ubwo undi muntu hamagaye mu gahunda itaha. Reka ntange nimero rero, ariko nisegure ku bantu tutaravuga. Mumbabarire, mbasabye imbabazi kandi nanjye singe pe, nanjye singewe, ni ikibazo kiba cyabaye cyo kubasha kuba ntabona umwanya, ariko tiraza gukemuka. Nimero zanjye rero za WhatsApp, abantu bose bakoresha WhatsApp mwabasha kuba mwambonaho, ni 07 8 8 70 13 cyangwa se mukaduhamagara kuri 07 8 6 6 2 4 6 2 azosubiramo 07 8 70 13 cyangwa se 07 8 6 2 4 mwashaka kutwandikira mwadusanga kuri Facebook ni mwadusanga kuri Ngabire Sise mukabasha kuba mwatwandikira tukabasha kuba twabasubiza kubesha Facebook. No, ariko mwakomeza bakadusanga aho ngaho nabwo nta kibazo. Ndabasengera pe, ndabazirikana abantu bose bampamagara, ndasuje abantu bose neko ntaragenda reka banze cuhuze Evode rwose ko yafashe umwanya we kaza kuba yabasha kunkoresha ikiganiro. Nawe ndamushimye, yakoze. Imana imuhumugisha kandi murimo wese akora, Imana igihaza imirimo y'intoki zawe rwose. Uritanga pe muri uyu murimo, ugerageza gukora uko ushoboye, Imana igikurinda, Imana igikugirira neza. Ndagushimye n'ukuri kandi cano yawe izafasha benshi pe. Ari abantu benshi bagiye bamamagara kwambwa ngo ino cano yawe yarabafashije, no YouTube yawe nayo agaciro. Hari abantu benshi bamamagaje ubundi bashaka gukizwa, turasengana pe bagenda bakira gakiza.